Ingaruka zo gukuramo inda ku bushake. Zimwe mu ngorane ziri kuba mu ngo zimwe na zimwe ni ukubura urubyaro, nyamara basuzuma ugasanga umugabo n'umugore bose ni bazima. Ibyo bibishingiro ko abazi amateka y'umugore usanga bahwihwisa ko ari uko umugore akiri inkumi yakuyemo inda nyinshi. Gutwara inda zitateganyijwe bituma abazitwara bamwe muri bo bahitamo kuzikuramo, nubwo hari intwari zemera zikabyara, kabone nubwo biba bigoye gutwita amezi 9 utabana n'uwaguteye iyo nda. Mu gihugu cyacu gukuramo inda ku bushake ntibyemewe, keretse ku mpamvu zemejwe na muganga cyangwa se zemejwe na polisi. Ku ruhande rumwe mu gihugu cyacu hari itegeko risobanura igihe inda yemerewe kuba yakurwamo, ku rundi ruhande abazikuramo babikora rwihishwa ndetse bamwe bakanahasiga ubuzima. Nubwo ari ibintu bikorwa rwihishwa, nyamara hari abakuramo inda 1, 2, 3, mbese ukagira ngo gukuramo inda kuri we ni akantu koroshye. Ibi rero bitera ingaruka zinyuranye mu buzima buzakurikiraho, ndetse bikaba byazanavamo ingaruka mbi zikomeye zirimo no kubura urubyaro burundu ndetse no kubura ubuzima. Ingaruka ya mbere yo gukuramo inda ku bushake ni uko iyo igihe kigeze ugatwara inda ubishaka, zitangira kwikuramo ku bushake atari wowe ubigennye. Zitangira kwikuramo ku bushake nta ruhare ubigizemo. Uko ugenda ukuramo inda kenshi, bigeraho umura wawe ntuba ugishoboye kugumana inda watwaye, cyangwa se inkondo y'umura ikaba ihora isa n'ifunguye, aribyo bakunze kuvuga ngo umura uba waranyereye. Ibi ingaruka bigira ni uko watwaye inda nta mezi 3 imara itaravamo, ku buryo bihoraho gutyo. Ibi bisobanura ko gukuramo inda bituma umura wangirika, hakazazaho ibimeze nk'inkovu, bityo ingobyi y'umwana ikabura aho ifata. Ingaruka ya kabiri yo gukuramo inda ku bushake ni ukubyara umwana udashyitse. Kubyara umwana udashyitse biterwa n'uko inda ishobora kwihangana ikaba yageza ku mezi arenga 6 ariko ntibashe kugeza ku mezi 9. Ingaruka ya gatatu yo gukuramo inda ku bushake ni ugutwitira inyuma y'umura. Gutwitira inyuma y'umura nubwo ari ijambo ridakunze gukoreshwa, ariko bivugwa igihe nyuma yo gusama, aho kugira ngo urusoro ruzamuke rujye mu mura aho ruzakurira, ahubwo ruguma mu miyoborantanga, nuko inda ikaba ariho ikurira. Iyi nda bisaba ko ikurwamo, kuko iyo idakuwemo ishobora no guhitana uyitwite, uretse ko ahanini nayo ubwayo yikuramo. Ibi akenshi amaherezo yabyo aba kutabyara burundu. Ingaruka ya 4 yo gukuramo inda ku bushake ni ukubyimba kw'ibice by'imyororokere. Ibi bice by'imyororokere bivugwa hano ni ibice byose byo mu matako, harimo ibice by'igitsina imbere, umura n'inkondo yawo, imiyoborantanga n'imirerantanga. Kubyimba kwabyo bishobora no gukurura urupfu cyangwa bigatera ubugumba, kuko bituma imiyoborantanga yifunga. Umugore wagize ibyago byo kubyimba ibi bice by'imyororokere aba afite ibyago byo gutwitira inyuma y'umura. Ingaruka ya 5 yo gukuramo inda ku bushake ni ubugumba. Akenshi ibi bikunze kuba ku bakuyemo inda bakoresheje uburyo bwo guharura no koza muri nyababyeyi buzwi nka cartage. Ibi iyo bikozwe bikomeretsa umura, nuko mu gukira ukazana inkovu zituma nta nda ishobora gufatamo. Ingaruka ya 6 yo gukuramo inda ku bushake ni endometriosis. Iyi ni indwara yo kubyimba kw'inyama z'imbere z'umura, bikanatera uburibwe bukabije uwabirwaye. Bamwe mu bagore iyo bamaze kubyara nabo bibabaho cyane cyane iyo bari hagati y'imyaka 20 na 29.
Kurwara endometriosis nyuma yo gukuramo inda biterwa ahanini no gukuramo inda nyinshi kandi bishobora gutera ubundi burwayi iyo bitavuwe kare. Ingaruka ya 7 yo gukuramo inda ku bushake ni ukwangirika k'umura. Uko kwangirika k'umura ahanini bituruka ku miti iba yakoreshejwe mu gukuramo inda, bityo bimeze nk'ibise bikazana ingufu nyinshi nuko umura ukangirika. Abakuramo inda bagera kuri 3% bibabaho kandi nyuma yaho bibatera ingaruka zinyuranye. Ingaruka ya 8 yo gukuramo inda ku bushake ni ubwandu. Ubu bwandu buva kuri mikorobe zinyuranye buterwa nuko uko umugore akuramo inda kenshi ni nako ava amaraso menshi bigatera kwangirika k'umura n'inkondo yawo. Ibi byose bikurura kuba umugore yagira ubwandu bwa mikorobe bunyuranye bushobora kubyara n'urupfu iyo ativuje kare. Ingaruka ya 9 yo gukuramo inda ku bushake ni urupfu. Nubwo urupfu turuvuze nyuma, ariko ni rwo ngaruka ikomeye yo gukuramo inda nyinshi ku bushake. Urupfu akenshi ruterwa n'uko umugore ava amaraso menshi akamushiramo, akuba ubwandu bwa mikorobe butavuwe neza, cyangwa se bikanaterwa n'imiti cyangwa uburyo bwakoreshejwe mu gukuramo inda. Dusoza, reka tuzirikane ko nubwo gutwara inda zitateganyijwe ari ikibazo, ntabwo umuti ari ukuyikuramo kuko ingaruka zabyo zikomeye kurushaho. Kwirinda gutwara inda zitateganyijwe kandi birashoboka. Uburyo bwiza bwo kubikora naho wakwifata bitagukundira ugakoresha agakingirizo. Ku rundi ruhande kandi hari ikinini gifatwa mbere y'uko hashira amasaha 72 ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ukaba ukeka ko ushobora kuba wasama. Hamwe n'ibi byose, twibuke ko hari indwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'imitezi, mburugu, uburagaza, trichomonasi, sida n'izindi. Irinde gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mutashyingiranwe, ku buryo niba ugiye kubikora ajya utekereza kuri ibi byose tumaze kubaganirizaho kugira ngo wirinde mbere yo kwivuza. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments, turasangira ibitekerezo. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.